ntabwo tubashe kuhakura intsinzi ariko ndanezerewe kubw'igikorwa ubwacyo nyirizina duhuye n'abavandimwe bo muri entertainment muri mpuzaye mu gisata cy'umupira duhuza urugwiro turanezerwa turaganira turakina rezilita tuzishyize ku ruhande wari umunezero wari ibyishimo ariko perezida afite ingamba y'uko nyuma y'uko abonye uko twitwara nyuma y'uko abonye buri kote ya buri muntu y'uko tuze kugenda noneho tukifunga bikaze noneho kuri returu ndahamya ko batazadukira. Amakuru avuga ko ku Ngongo Amavubi yatangiye kukwataka ari kugushaka Amavubi ngo bari kugushaka cyane. Indirimbo hanze nziza abanyarwanda bari gukunda turabona indi ndirimbo yawe mu bihe bya vuba. Of course hari indirimbo in fact indirimbo nyinshi zari zarabrotswe n'iyi ndirimbo yamaze igihe kinini cyane ibitse so hari ibikorwa byinshi byari byarabrotswe n'iyi ndirimbo nashyize hanze so nyuma yo kubivuye mu nzira hari ibikorwa byinshi biri kuri line kano kanya ndateganya gukora indi release either nyuma y'icyumba cya rap mu munsi umwe ibiri ndabashyize hanze undi muzigo w'umuriro. Hari ibindi bikorwa ibitaramo bindi uteganya kwitabira muri kino gihe muri uyu mwaka urangiye cyangwa utangira? Well contract yacu ivuga yuko tudafite izindi performance nyinshi zitandukanye n'icyumba cya rap muri imbere yacyo ariko nyuma yaho turategura ibindi bintu binini biri biga cyane ariko cyane ngiye focus yanjye iri mu kudeliveryinga umuziki. Urakoze cyane. Ndabashimiye nawe. Bamwita DPG. Igitaramo nyiteguye neza, practice ni nyinshi zirahagije, ibintu bimeze neza, abantu bazaze binjoyinge umuziki mwiza. Wagiye ukora collaboni n'abandi bahanzi benshi, tubitega ku rubyiniro mu ndirimbo mwagiye mukorana? Of course ibyo ngibyo nabyo byatekerejweho ndirinda kumena ibanga ry'akazi, ariko birimo ko byose byatekerejweho ntabwo nshaka kumena ibanga ry'akazi. Hanyuma zira save wakoraga ntabwo ari umuntu udakora imyitozo. Bulldog we yatinye yavuze ngo ntabwo ari kubona kuri ari wowe. Navuga ko bageze baje barabizi nta mwitozo n'umwe naherukaga gukora ku mupira in fact nanjye nagiye mu kibuga mfite ubwoba nakomeruka gukora ku mupira muri segonde navuga ngo biragenda bite. Bigaragara ko iyo nkora imyitozo nko kumara ukwezi condition physique ikazamuka kumwese kari cyo mwitwaza ngo nabo bakoze imyitozo myinshi nibyo ariko ntabwo tubeshye nta myitozo ariko ari n'igihe ureba ukavuga ati uyu niyo yakora imyitozo arabeshya nta kintu kinini yadirive ariko ni n'ubu ureba ukavuga ati koko uyu muntu yakoze imyitozo icyo yakora. Abahanzi bagutunguye mu baraperi bose babanyana mwakinnye umupira ninde muhanzi bagutunguye mu raperi? Bon navuga ko ni nkaho ari hafi ya bose uko nabakekaga ntabwo ariko bitwaye. Green P yitwaye neza wenda ntiyatinzemo cyane yitwaye neza abantu ba Big Frey ba JC Bulldog vraiment bitwaye neza ni igikorwa cya gitwari kuba bagiye mu kibuga bagatanga ibyo bafite. Ngize cya mbere ugeze kuryama hasi impande y'izamu urubaye iki? Navuga yuko nagize ikibazo hano muri uko kubisa umupira intoki zimera nkaho zigizemo akantu kameze nka shock then hari ukuntu n'ubundi naguye ngwa nabi nza kumva ameze nkaho ngizemo akantu k'agafu mbese numva mbaye fuba bisaba yuko mfata akantu k'akarefresh gato nywa amazi utugaruka umuye amazi akiza intoki no mu mutwe ubwabyo no mu mutwe no mu mubiri ndani. Mu minsi yashize wagiye ugaragara mu bintu byinshi bigiye bitandukanye utangaza ko ugiye gusohora indirimbo utanayisohorana n'umukobwa mu bintu bavugwagaho ku mbuga nkoranyambaga byabo byo kurwanya abiyitaga abafeministe ugasobanura ko atari uko bakora ubufeministe bigatuma unakora n'indirimbo uri kumwe n'umukobwa. Hari aho byabihuriye? Iyo ndirimbo yari yarakozwe kera bivuze ngo nta naho bihuriye. Iyo ndirimbo yakozwe kera cyane. Mu mishinga Diplomate afite harimo izindi ndirimbo afitanye n'abakobwa? Nabagiye kumara amatsiko abantu akenshi nkunda guprefera ikintu cyo gukora ibintu ngahereza abantu ibintu ntarabanje kubyara.
bya advertising no gusobanura cyane nature yacyo ariko bose niba nagasohoye indirimbo ndi kumwe n'umukobwa banyine tuyagarukira kuri wewe wenyine dufite abakobwa benshi b'abahanzi beza bari talented ibyo byose bagiye expecting tunakora kugenda mu ndirimbo wari ufite zari zarafunzwe n'ingiyi itari zaratanzwe cyangwa se zitanatanzwe n'abaproducer bagiye bazikora harimo izo ugiye ufitanye n'abaraperi bakuzi bakomeye. Oh yes. Mfitemo izo nagiye nkora n'abagenzi banjye mfite zanjye ku giti cyanjye mbese navuga ko mfite variete mu bubiko y'ibihangano byiza bitandukanye. Yujuje album? No ntabwo kubera ko ntabwo nifite gusohora. Ntabwo uteganya gusohora album? Ndashaka ahubwo gukora consistency nsohora umuziki ku gihe ariko kano kanya ntabwo ndashaka gukomeza sohora umuziki wo guhozaho gake kamuhoza. Nanagushimira ariko nagira ngo wifurize abanyarwanda ndabashimira cyane abanyarwanda ndabifuriza umwaka mushya muri 2025 uzababera umwaka w'amata n'ubuki uzababera umwaka w'ishya n'ihirwe bakomeze gukunda hip hop bakomeze gusapotinga hip hop yasigaye Imana bari umugisha. Ndagushimiye cyane. Ndabashimiye.